mumeze mute? Ndabashuhuje mbifuriza amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Uyu munsi rero turacyakomeje kwigira bya bimera by'iwacu. Mbese iwacu bikora bite? Iwanyu bikora bite? Tumaze iminsi twigira imiti mumbwira. Ndabashimiye abantu bakomeje kubana natwe rero twigira ibimera by'iwacu. Uyu munsi rero twigeze gukora ikiganiro cy'umukunde, ariko kano gasimba nkavugaho sinakababwira neza. Ndavuga ati nzagaruka babwira akamaro kako cyangwa ikibi cyako. Uyu munsi rero nicyo tuje gukora. Dufite umukunde, tukagira n'aka gasimba bita ngo ni gisenyakuni, mu kinyarwanda bakakita ngo ni senyamiganda. Tukajya n'ikindi bita icyoganyanja. Cyoganyanja. Abantu rero mukomeje kwigira ibimera by'iwacu, uyu munsi rero hari ibintu bikunda kubaho, ukaba uri wa muntu uhora urorwa buri munsi ukajya kwivuza, hashira nk'icyumweru bakongera bakakuroga, ukajya kwivuza hashira ukwezi bakongera bakakuroga. Mbese ibyo bintu ni ibiki baba bakora? Icyo gihe baba barakubonyemo nk'imari yabo, cyangwa nk'umuntu ushobora kuzababeramo igitambo cyiza. Ariko iyo ushatse kubirwanya nabyo biremera. Ushobora kujya kwivuza pe mu kinyarwanda, ntabwo turi kuvuga kizungu. Kwivuza mu kinyarwanda indwara igakira, bakongera igasubiramo, igakira, bakongera bakagusubizamo bwa burozi bwabo. Uyu munsi dore umuti, uburyo warwana n'ibyo bintu. Yajya kuroga ukajya ubisubizayo, cyangwa nawe bikagera gute nawe bikamujyamo. Uyu munsi mukurikire. Nzi ko kino kiganiro gikorwa n'abantu benshi. Mujye mwiga kumenya aba ari byiza. Ushobora kukanyuraho kano kantu cyangwa kino cyatsi cyo bita icyoganyanja, ariko ntusobanukirwe n'ibyo ari byo. Sosiyete yacu rero habamo abantu beza kandi hakabamo n'ababi. Ibirozi byo bibaho cyane, uburozi bubaho. Nzaza mbabwire amoko y'amarozi uko angana. Ni menshi cyane, ntabwo yavuga ngo yarondore. Ariko uyu munsi urabona ari ukuntu batega umuntu nk'ibitegano, bikamurya cyane, bikamurya bikimuka, bikava nko mu mugongo bikajya mu rubavu, bikava mu rubavu bikajya mu mutwe, bikajya mu mutwe bikajya mu maguru. Icyo gihe ukumva intege zose zacitse. Uyu munsi uyu muti uwitegereze kandi uwige, ari mwiza cyane. Ikindi uyu muti ugiye kuzakumarira, urabona hari ukuntu ufite nk'umwana w'umusore, buriya abahungu nabo barabaroga pe, barabaroga kudashaka. Ukavuga ati mwana wanjye kuki adashaka, ni ibiki? Cyangwa ukaba ufite abana b'abakobwa bose ni bamwe, abana b'abakobwa n'abahungu bose ni bamwe, nawe ukabona wapi gushaka byaranze. Ibyo bintu muba muzi ari ibiki? Mpamagare nkusobanurire ukuntu biba byaragenze. Rero ibyo bintu bashobora gufata kano gasimba bita senyamiganda. Yego manza mbabwire ibi byako, mukanaje mbabwire n'ibyiza byako. Bamara gufata kano gasimba bita senyamiganda, bakongeramo kandi bita irindagiza, ku buryo uwo muhungu wawe ahora nyine ashurashura, arindagira, cyangwa akaburamo amahitamo. Akaza agafata n'aka gasimba gasenyamiganda, nyine karasenya nta mikino kagira. Yarangiza akaza akabijugunya nko mu rugo iwanyu yamaje kubitongera. Hari ikindi bashiramo ntababwiye, simbigisha kuroga, bigisha uburyo wakivuza. Akano gasimba rero
barangiza iyo bagataye kano gasenya ibintu byinshi. Umuntu yagataye muri bizinesi yawe irahomba, umuntu yagataye mu mirima yawe irahomba, ahantu umuntu yakagushiriyeho byose ibintu birapfa. Ariko kurikira uyu munsi nkubwira ibi byako n'ibyiza byako. Abo ngabo rero iyo bananiwe gushaka rero ukuntu bigenza, kino bitita icyoganyanja. Iki cyatsi bacyita icyoganyanja, iki ngiki mubona, kongeramo ano mababi y'umukunde, kano gasimba utwika aka kantu, agasimba karimo kakarekura kakigendera. Warangiza uyu musore ukajya ufata dukeya akajya karabaho, ukavuga ati iki ni icyoganyanja. Nimba baragutaye mu nyanja, nimba baragutaye mu irimbi, bakagushingika umuntu apfuye atari yashaka, uveyo. Senyamiganda nakavuga ati iyi ni senyamiganda, irubaka, gafitemo ibintu bimeze nka protegisiyo mo imbere, tuno tumeze nk'ipamba. Utu ahantu hose wagiye ahantu bagushize, icyo gihe ugenda uvayo ukongeramo tuno tubabi tw'umukunde. Wenda ikindi kintu wakongeramo utubabi tw'inyabarasanya, basanya kakurasanira, nabonye nabyo ari byiza cyane. Kano kantu, tuno tuntu bitatu bikoze, umuhungu wawe unaniwe gushaka, umukobwa wananiwe gushaka, wa muntu batereta, nubwo warashatse wenda ugatandukana n'uwawe cyangwa akigendera, bikajya byanga, ibi bintu birakunda. Na bizinesi zawe n'ibyo ukora byose birakunda. Ikindi kintu bino bintu bimara, aka kantu tugarutse kuri kano, urabona kwa kundi inka ifite nk'umurizo wayo ukagenda uribwa nk'ibisimba, ukabona iri kugenda iribwa, ufata kano kantu akangaka bita senyamiganda urakabona, warangiza ukagatwika. Iyo ugatwitse uhuhera kuri wa murizo w'iyo nka nyine, barangiza ikagenda ikira nayo. Akandi kamaro k'agasimba, kano gasimba iyo ufite nk'umuntu ushaka kuzamurwa mu ntera, abantu bakunda kuzamurwa mu ntera bitewe n'amaofisi bakoramo, kano kantu hari uburyo gakoramo ku buryo umuntu wawe azamurwa mu ntera buri kwezi, buri cyumweru, ukabona kujya azamurwa mu ntera. Akandi kamaro k'aka kantu, hari ukuntu abantu bakunda kurwara imyuna byatari, akaba imyuna bajya kumupima kwa bagasanga nta kibazo afite. Kano gasimba iyo gatwitse ukakinukiriza, wa mwotsi wako uragenda ukagufasha, iyo myuna igenda yifunga. Akandi kamaro rero k'ibi bintu bimera, hari igihe uwo muntu nakubabwiraga uhora kuroga buri munsi, uhora kuroga, uraza ugafata igiti cy'umukunde nka kino ni igiti cy'umukunde, kinini, warangiza ukagikata gutya, hano ugakatamo n'akagingo, warangiza ugacukuramo imbere ugacibamo nk'umwenge, ugafata agati kamwe ka kano ukongeramo ka gasimba bita kihinduranya uruvu. Wamara gufata urwo ruvu rwawe rero, wa murozi wawe kwa kundi ahindaguranya uburozi, ahindaguranye, icyo gihe ufashe urwo ruvu ukongeramo kano kantu, ukabicomeka muri wa mwenge washizemo hano, ukabimanika iwawe, ukavuga ati sindoga simuzi cyangwa uramuzi, niyongera guhindura uburozi aje kundoga iwanjye njye n'umuryango wanjye, ibyo yandoze byose bizasubire muri we. Icyo gihe bita bifatiraho. Abantu bareka ubugome, nimba umuntu akuroga ajya amenya ko hariho n'ibindi bintu bishobora kurogora ibyo ngibyo aba yaguteje. Iyo bimaze kumujyamo rero, kumuvura nawe urabyumva, nuko bya bintu uzamanza kubirekura bigasubira, wamara kubirekura wa muntu wawe yakira. Ubwo ni ubugome umuntu arakuroga buri munsi, ni kwa runaka niwe barozwe, ni kwa runaka niwe bafite ibibazo, kwa runaka niwe oya, abantu barekeraho ubuntu bw'ubugome barekeraho. Ikindi rero, iyo
bino bintu kano bagafashe ugacomeka muri kano gati na rwa ruvu, wa muntu ushobora kujya nko mu murima wawe akajya kwiba bira mupangu, buri munsi yakwibye, kwa runaka yakwibye, icyo gihe wongeramo icyeti bita umufatangwe. Umufatangwe iyo umaze kuwushiramo ahangaha muri kino giti waracukuyemo, uhambirizaho agatambaro k'umukara. Akamaro k'umukunde ni byinshi rero, ushobora gufata hamwe umukunde uba uteye itaka ryawo ukavuga ati ngewe umuntu uzakundoga iwanjye, ukakamutega. Iyo hatambutse gusubirayo habura inzira akaguma aho ngaho pe, uwo muntu ukamufatira aho ngaho. Bana banjye rero ndabakunda cyane. Iby'imiti ni myinshi cyane, ariko ufite gahunda niyikomeze yigire, nzajya mbagezaho utuntu n'utundi. Nanjye ndabakunda. Iwacu bikora bite? Ukande subscribe, ukoresha no ku bandi, ushireho comment. Nanjye rwose nzajya mbagezaho utuntu n'utundi, kandi imiti iracyari myinshi, nuko mba mbura umwanya wo kubakorera video, ariko nanjye ndabakunda. Imana ibarinde rero aho muri hose, haba ari mu Rwanda, haba ari hanze y'igihugu, yaba Abarundi, yaba Abanyarwanda barumva Ikinyarwanda, bose Imana ikomeze ibarinde kandi ibahe umugisha mu byo mukora byose, kuko Imana niyo igena ubuzima bwacu. Umuntu ntabwo ari we uzakugenera ubuzima bwawe, Imana niyo igena. Rero murakoze cyane. Ciao ciao.